nzi gukora sex. Yesu Kristo. Barabizi se nabyo bazi ko mbizi. Biragoye ko hashira iminsi byibura 3 cyangwa 5 atagarutse mu mitwe y'inkuru z'ibinyamakuru. Nk'ubu aherutse kuri Koroza ubwo yagaragazaga umukunzi we mushya nyuma y'imyaka isaga 7 atandukanye n'umugabo we. Ariko shaho mw'abantu mw'urukundo ruraryoha. Benshi bakunze kumwita Indaya butwi, icyomanzi n'andi mazina atari meza, ariko ibyo byose we n'ubundi akabyishimira, akavuga ko ahubwo biri mu bituma izina rye rikomeza gutumbagira no guhora mu matwi y'abamwanga. Ubu tuvugana kuva u Rwanda rwaremwa kuva ku ngoma y'umwami wa mbere w'u Rwanda Gihanga Ngoma ijana kugeza amaginga ya niwe munyarwanda wa mbere waciye agahigo ko kubakurikirwa kurusha abandi bose ku rubuga rwa Instagram. Kuri ubu hakurikirwa n'abarenga miliyoni. Nyirango rero niba ukurikira koko wamaze gutahura ko ndi kuvuga Shaddyboo, umwe mu byamamare by'agatangaza biza mu myanya y'imbere u Rwanda rufite. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri uyu mubyeyi w'abana babiri ariko n'ubu ukitwara ndetse akagaragara nk'agakobwa kakangavu kuje itoto mu maso. Bamwe batekereza ko ubuzima bayeho uyu munsi bwo gutwika no gusa neza aribwo buzima yakuriyemo no kuva kera. Ariko se wabyakira ute usanze bihabanye n'ukuri? Hari abibaza ingano y'imyaka afite, ingano y'ubutunzi atunze, abakunzi cyangwa se aba-ex amaze kugira, ndetse yewe hari n'abajya kure bakibaza umubare w'ibitsina gabo amaze kuryamana nabyo byabibyano mu Rwanda no mu mahanga bitewe n'uko bamuzi. Uyu ni umugore wakunze kugusha ibyamamare bitandukanye byiganjemo abahanzi b'abanyamahanga babaga baje mu Rwanda, bikarangira ikimero cye kibafashe bugwate, ndetse bamwe bikanagaragara ko bashobora kuba bararyamanye bidasubirwaho. Ni byinshi byibazwa kuri uyu munyarwandakazi. Ariko se mugani wanyu, Shaddyboo ni muntu ki? Ni byinshi ukwiye kumumenyaho, kandi nta handi yizeweho kubyumvira uretse hano kuri Think Again. Kanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere udusuye. Nitwa Oscar. Dushime ngwaye ikaze mu isi y'ibyamamare. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Shaddyboo. Ubundi amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Mbabazi Shadia, ariko yamamaye nka Shaddyboo. Yamenyekanye cyane kubera kujya mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye. Azwi kandi nk'umumodo, ndetse kandi yanamenyekanye mu mapublicité ndetse no mu bucuruzi butandukanye burimo n'ubw'ibiryo. Ariko cyane cyane yamamaye mu mafoto n'amavideo adasanzwe ashyira ku rukuta rwe rwa Instagram. Numwe mu basitari ba hafi cyane u Rwanda rufite. Ariko se mu by'ukuri Shaddyboo ni muntu ki? Reka twegure inyandiko zivuga kuri uyu mugore. Nitwa Mbabazi Shadia kandi nkaba nuruka navukiye i Nyamirambo. Nyamirambo. Nkaba mvuka mu muryango w'abana. Abakobwa turi babiri n'abahungu ni babiri. Uyu mugore yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu 1992. Muri abo bana bane niwe mfura. Kubijyanye n'imyigire, Shaddyboo avuga ko primaire yayize ku bigo byinshi harimo n'ibyo mu mahanga. Nize ku bigo byinshi. Nize za Escaf, Saint-Charles, njya ni Burundi, nigiye ni Burundi. Wigiye ni Burundi? Yes. Nagiye Burundi ndagaruka inaha. Wiga muri primaire cyangwa secondaire? Primaire. Ageze muri secondaire yagarutse mu Rwanda, aho troncome yayize kuri PM y'Ikayonza, naho superieur akayirangiriza kwa Kadafi aho yigaga mate na physique. Kaminuza yo ni Rumira na Nyoni, ntabwo yigeze yikandagiramo. Yasibiye rimwe mu wa kabiri primaire, ariko muri secondaire ngo ntiyigeze asibira na rimwe. Gusa iyo umubajije umwaka yarangirijemo secondaire avuga ko atawibuka. Warangije ubwo secondaire mu mwaka niba wibuka? Ntabwo mwibuka pe. Gutwika kwe ngo si ibya vuba, ntabwo yabyiza kuze kuko ngo no muri secondaire yaratwikaga koko. Kuva Kayonza kugera Nyamirambo kwa Kadafi hose ngo bari bamuzi. Naratwitse sana abanze baranzi. Ubwo wari uri kwa Kadafi? Oya no muri Nuza no muri Kayonza baranzi. No barakuzi. Uhatwika ko. Umwana wavuye Nyamirambo akanahakurira. Uyu munsi tukaba tumubona twika ntacyo yikanga. Ariko buriya ngo mu bwana bwe
yakuze ari timide, acecetse cyane, anagira amasoni menshi. Sasa njye nari ndi umwana uri timide ucecetse cyane kandi ugira amasoni menshi cyane. Wenda biragutunguye kubyumva, ariko akantu ko kugira isoni ngo n'ubu kanze kumuvamo burundu. Yongeye kubihamya ubwo yaganiraga na Manibu, umunyamakuru wa X-Large TV. Yakugira ari isoni. Wamenye abana bibonye sinzi kugira ngo bivuge umuntu aba yabibonye. Nuvuga ngo isoni ziri muri defo zawe. Sha ni defo se buriya. Manibu byaramutangaje cyane kumva ko Shaddyboo tuzi uyu munsi yabagira amasoni. Kandi ubu ngubu Shaddyboo ntago numvaga kugira isoni. Ariko yongeye kubihamiriza Yago, amubwira ko mu buzima busanzwe abamuzi neza bazi kagira isoni. Kugeza ubu Shaddyboo aracyafite ababyeyi bombi, se na nyina. Buri muntu wese ku isi kuva akiri muto aba afite inzozi z'ibyo yifuza kuzageraho cyangwa icyo yifuza kuzaba cyo, nubwo kuzirota ari kimwe ariko kuzikabya bikaba ikindi. Shaddyboo nawe ngo yakuranye inzozi ebyiri. Nakuze numva ko nshobora kuba umugore w'umukire, ariko nazi uburyo nshobora kuzaba mu mukire. And then nkumva ko nshobora kumenyekana, ariko nazi uburyo nzamenyekanamo kubera ko like ntago nari nzi kuririmba, ntago nari ndi umu actrice mvuga ngo nzakina filme ngo menyekane. Ariko numvaga ko muri njyewe nkumba kumenyekana. Twese tumuzi nk'umwamikazi wa Instagram. Muri uko kutamenya inzira bizacamo ngo yamamare, ngo kuva kera yakundaga kwifotoza, ndetse avuga ko ngo mu bana b'iwabo bose ari ufite amafoto menshi. Rero yanaje kugira Imana ashakana n'umugabo n'ubundi usanzwe ukora ibijyanye no gutunganya amashusho, ndavuga Medisare, akajya amufotora kenshi nawe agapostinga. Ibi byari bigiye kuba inzira iharuye yo kumugeza ku bwamamare bw'agatangaza nk'ubwo tumuzi uyu munsi. Ariko nanjye ntabwo nari nzi ko ari ubwo buryo nzamenyekanamo. So njye natangiye nyine kumenyekana kubera ko bitewe n'ukuntu like posting. Shaddyboo avuga ko icyambere yagezeho muri izo nzozi ze ari ubukire. Ikintu cyambere nagezeho ni ubukire before yo kwamamara. Ushobora kwibaza uti Shaddyboo koko ni umukire? Gusa aha ubukire yavugaga ubanza hari gutandukanye n'ubwo wari utekereje. Ubukire bwanjye navugaga ni ukubona amaraso yanjye, nibwo bukire navuga like. Wow. Yes. So mfite abana babiri already. So ndumva ibyo ngibyo bihagije kuba umukire. Avuga ko n'ubwamamare nabwo yabugezeho ndetse cyane, kandi koko nibyo, kuko kugeza ubu mu byamamare byose byo mu Rwagasabo ubwo bariyemo n'abanyapolitike nta wundi uruzuza miliyoni y'aba followers uretse we nyine Shaddyboo. Ibi rero bituma avuga ko inzozi zose yahoze arota kuva kera yamaze kuzikabya. Shaddyboo yatangiye kwamamara cyane mu mwaka wa 2016. Wibuke yari yarashakanye na Medisare, banabyaranye abana babiri b'abakobwa. Uyu Medisare abenshi muramuzi cyane, ni umudirector utunganya amashusho wamamaye cyane hano mu Rwanda mu gukora video z'abahanzi batandukanye. Ni umustar cyane ndetse n'umuhanga kuri iyo ngingo. Shaddyboo rero ahamya ko gutandukana na Medisare ari byo byamutwikiye birenze, bikamufungurira amarembo yo gutangira gukurikirwa no kwamamara cyane. Deja we yari icyamamare. So kumva ngo yatandukanye n'umugore harahiye. Kimwe nyine abantu bose batangira kumenya uwo muntu wananiranye, you know. Nkuko nigeze kubikubwira, Shaddyboo azwi mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye ba hano mu Rwanda. Nabyo ngo ni Medisare wabimwinjijemo. Ni media binyanyemo, yari nuza yari clip ya King James buhoro niyo ya mbere nagiyemo, kandi media wabimbwiye ngo njyemo. Zimwe mu zindi ndirimbo Shaddyboo agaragaramo harimo iyitwa Oya ya Iva Buravan, Cyane Ngabo na Igor Mabano, Byukuri ya Amalon n'izindi zitandukanye. Izo zose ni Medisare wazishutinze agahitamo kumukoreshamo, kabone n'ubwo harimo n'izo yakoze baratandukanye. Kugeza ubu babazi Shadia cyangwa se Shaddyboo niwe wa mbere ufite aba followers benshi bamukurikira ku rubuga rwa Instagram, akurikirwa n'abasaga miliyoni 1,
n'abantu benshi koko. Aka ni agahigo avuga ko yishimiye cyane bidasanzwe. Nabyakiriye neza kandi mbikesha abafana banjye kuba kuba narabonye iyo 1M nagari yanjye nyine ni y'abakunzi banjye. Ibi byanatumye mu byumweru bike bishize abihererwa igihembo muri kategori y'umugore uvuga rikijyana kuri social media influencer. Nyuma yo kugihabwa ntiyaripfanye, ahubwo yahise ategura ikirori cy'agatangaza cyo guserebura iki gihembo. Ikirori cyanitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye nka Ishkevin, Ken Keshot n'izindi nshuti ze za hafi. Urumva ufite ibyishimo bingana gute uyu munsi? Byinshi cyane nk'ibisanzwe. Ese kino gihembo wundi urabona igikwiye? Cyane ndakikwiye exactly. Ucyumva ibi byose ushobora guhita utekereza ko Shaddyboo yatangiye gukoresha Instagram kera cyane, ariko nyamara siko biri, kuko yayigezeho mu mwaka wa 2016 ari nabwo yatandukanye na Medisare bari bamaze kubyarana abana babiri b'abakobwa. Nyiri ku ngingo y'urukundo, nyuma y'imyaka 7 ishize atandukanye n'umugabo we, mu byumweru bike bishize nibwo byamenyekanye ko Shaddyboo ari mu rukundo n'undi musore. Ntuzakora ikosa ryo kuvumira itararenga, na mukecuru abonye umukunzi. Icyo gihe yapostinze ifoto ari kumwe n'uwo musore maze ashyiraho caption igira iti hari igihe utera indirimbo y'urukundo bikarangira ubonye uwo muyibyinana. Nyuma yaho hakomeje gucicikana utuvideo twabo basohokanye mu tubyiniro basomana n'ibindi. Urugero ni hano. Ni byinshi byagiye bivugwa kuri Shaddyboo, ariko reka ngaruke gato ku byavuzwe ko we na Bruce Melody baba bararyamanye. Ibi byaturutse ku mashusho Shaddyboo yapostinze agaragaza we na Bruce Melody bari kumwe mu buriri mu gitanda kimwe. Ni amashusho yari koroje ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bavuga ko nta kabuza ubwo baryamanye, ariko Shaddyboo we ngo siko byari bimeze. Mwibere mu gitanda. Twibere mu gitanda. Byari bimeze bite buriya? Guteze Nyine muri hariya byari bimeze bite? Ni publicité nyine byari bisanzwe. Bari bashootinga. Ega n'umunjamo wanjye Melody, n'umunjamo wanjye. Umva ko ari ibintu twari turimo. Melody n'umunjamo. Ikindi kintu abantu bakunze gushinja uyu mudamu ni uburaya. Benshi bakunze kumwita Indaya, abandi bakongeraho butwi. Benshi baba bambwira ngo wandaya. So iryo jambo ndarihaze mu mutwe. Gusa nanone avuga ko kumwita Indaya kuri we ari byiza, anabikunda kuko ngo nibyo bituma akomeza kwamamara no kuguma mu mitwe y'abantu. No bagomba kubishiraho kubera ko biriya bintu bitabayeho ntabwo naba nitwa Shaddyboo. Nibyo bintu byatumye mumenya kubera ko mwese mumva ngo ndi Indaya bla bla bla, mushaka kumitinga Indaya Shaddyboo. Ngayo nguko ngibyi bya Shaddyboo. Ni byinshi yakoze n'ibyamuvuzweho kuva muri 2016 kugeza uyu munsi. N'ubu aracyakora inkuru ku buryo kumuvugaho mu kiganiro kimwe bitapfa koroha, ahubwo ni munyemerere nsoreza iki kiganiro. Wakoze gukurikira Think Again. Nitwa Oscar, dushime nawe utaha. Imana ibarinde. I'm the slay queen, baby. I'm the one. I'm the fucking slay queen. Bitches, tell them no, bitches.